ubwa mbere mvuye kwipimisha nagiye kubona saa 9 z'umugoroba inzoka yarazamutse aho nari nicaye mu rugo isanga mu rugo ivuye hepfo yanjye gatoya mbona igiye kwinjira mu maguru. Abakurikiye Future Nation ndabasuhuje. Shalom. Nkuko bisanzwe iteka rero tubageza ibiganiro bitandukanye ngiye wibagezo ni Julius Niyirora. Ndabashimira cyane mwebwe mukomeje kudushyigikira mukora subscribe, share, comment, notification n'ibindi. Ndabashimira cyane ko mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Ubu nonaha rero wakomeza ukabikora, washayirenga ku inshuti yawe, wa subscribe, comment na share, byose tuba tubikeneye kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi tubashe kuhuza. Aka kanya rero nasuye umuntu utuye mu mudugudu wa Masizi, akagari ka Nyabikenye, umurenge wa Bumbogo. Yatangira twibwira. Reka dutangire tumwumva. Welcome, tugwaye ikaze. Nitwa Mukashima Angelique, banje kubasuhuza. Yesashimwe. Ubuzima bwanjye nabayemo ndi umubyeyi w'abana 5, noruka mu majyepfo ariko mbarizwa hano i Kigali mu kagari ka Nyabikenye. Ubuzima bwanjye nabaye mu buzima bukomeye buruhije, nabaye imfubyi. Mu byukuri kuba imfubyi nari mfite ababyeyi bari bahungiye Burundi ariko biba ngombwa ko tutatana. Mba mu buzima bwanjye bisa naho nigunze, nta munezero nigeze mbona pe. Ndihira gushaka ndi umwana, nshaka umugabo ufite imyaka 14 kugira ngo ndebe ko nabonaho niyegeka. Yambwira murakoze cyane. Abantu badukurikiye mwese, ndi kumwe na Mukashema wakuze mu buzima bwe bumugoye ari imfubyi. Ku myaka ya 14 yaramaze gushaka umugabo. Ese Mukashema, urushako rwawe rwagenze gute mu magambo makeya? Urushako rwanjye ntago rwabaye rwiza kuko nahuye mu ntambara n'amakuba. Urumva ntago nari nshatse nzi icyerekezo. Habaye ngombwa rero ko ntwita nkihagera inda irigita ifite amezi 8 baranze ngo inda igira ifite amezi 8 bitewe n'abarozi nasanze kuri aho gasozi barandoze. Inda irigita ifite amezi 8 bampaye randevu ya nyuma. Indira irigita ifite amezi 8 mfite randevu ya nyuma. Nukuvuga ngo banteze ibintu byose bishoboka. Icyo nabashije kubona ni ibibwana 3 byimbwa n'imbeba n'inzoka yo nayishe mbere. Yari Rigise ishaka kunyinjira mu maguru. Ibi byose nibyo byatumye irigita. Wadusobanurira uko ibyo bibwana byaje n'iyo nzoka mu magambo makeya kugira ngo tumenye ko uburyo inda yawe yarigise? Ngewe ubwa mbere mvuye kwipimisha nagiye kubona saa 9 z'umugoroba inzoka yarazamutse aho nari nicaye mu rugo isanga mu rugo ivuye hepfo yanjye gatoya mbona igiye kwinjira mu maguru. Fata inkoni ndi mu maguru nicaye gutya nta wundi muntu turi kumwe. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu icyo ndakwica nta cyombo. Ndahaguruka ntoribuye ndakubita ntori igiti ndakubita mbonera apfuye. Igihe wayicaga uzi ko ari inzoka isanzwe uri kwica se cyangwa wayicaga uzi ko ari ibirozi uri kwica? Je nayicaga mbona ari inzoka isanzwe. Ubwo ikindi gihe ngiye kwipimisha ishuri ya 2 narajisanga nagiye nta kintu mbona. Umugabo agenda nta kintu abona. Ngaruzanga ikibwana kimbwa bacyoroshe ku muryango. Nsanze shaze zihari ndavuga ngo mu izina rya Yesu, nari umuntu ukunda kwizera, ndavuga mu izina rya Yesu ndaguterura nta cyombo. Ndagiterura nkinaga muri toilette ndakijugunya. Ubwo nigira mu nzu umugabo aje ndabimubwira ko ari kibwana kimbwa natere ngisanze mu muryango ambwa ati ubwo ni nta kibazo. Ubwo ni yindi mbwa yakijugunyaho. Ngiye kwipimisha ubwa 3 nanone sanga ikibwana kimbwa ntahutse gishinze mu murima wanjye nateyemo ibishyimbo by'imiteja ibyarezi yezi imeze neza. Nyuma aho n'abantu sanga bagishinzemo kirimo kirava amaraso mu kanwa. Bahanga igice cyo hasi, igice cyo hejuru nicyo kirimo kirava amaraso n'umutwe ugaragara. Abantu barahuruye baraza barareba ariko mu ruko mbigenda sanga ibishyimbo byihinahinnye n'imishogoro yayo yihinahinnye. Mbona isazi ziruzuye. Ndangije ndavuga mu izina rya Yesu ndizera ndigikuramo. Bwate imiteja yanjye irapfuye. Numvaga ko ari ibintu bisanzwe. Ndakijugunya. Ibyo byaberaga i Kigali, byaberaga mu ahantu
i Butare twabaga ahantu hitwaga Impare. Ahantu Impare niho twabaga, twambutse za Mamba ahantu za Ifite hakurya niho twari dutuye icyo gihe. Ikibwana nacyo ugikuyeho? Mbagikuyeho. Noneho maze kugikuraho ntabwo njyewe nagiye numva ntago meze neza, nta mutwe wandyaga, ariko nkumva acitse intege. Ubwo naratetse mu mugoroba nkumva kurya wapi, ndyamye sinongera kumva ngize imbaraga zo kubyuka ngo nicare, biranyobera umugabo akamenya ngo ntago mbizi. Ubwo igihe cyaragiye kimaze kugera bigeze hagati, ubwo nari ndyamye, umugabo avuye ku kazi saa 9, mukuru wanjye wo kwa mama aza kundeba, aje kundeba, ubwo araza araryama aranganiriza, nawe bavuye ku kazi, ahambwe ati umwana wanjye arahumeka neza, ndavuga ati arahumeka neza kuko inda ntago yisirigita, yari nari nkiyifite. Mu gihe akinkora ahubwo imbe bituruka mu marembo, kuko twabaga mu nzu nini ya saro na saramanje, ituruka muri saro y'umugabo wari yaratwihereye two kwiberamo, yakundaga umugabo wanjye, ahita ituruka muri saro irazi kubita mukuru wanjye iramurega, cyari kinini kingana n'akavido, irongera igisimbuka gikubita amaguru yanjye kunda hagati y'umugabo nanjye, gikuka mu gikari, umugabo akirukaho agikubita amabuye n'imijugujugu, gitaha mu rugo rw'umuntu cyangwa kujya mu gihuru. Ageze mu rugo rw'umuntu avuga ati urandogeye, iki si ikintu gisanzwe, ni wowe ubwawe unyikiye umugore kandi bajya bakuvuga. Ubwo kuri ako gasozi rero, kuva muri iyo minsi nibwo natangiye kujya mva. Icyo cyumwe ntangira kuva, umugabo akagira ngo nibisanzwe, n'ihangira ngo nibisanzwe, ariko nkava cyane ntarabyara. Ubwo icyo kibeba kimaze kugenda, nahise mvuza induru nyinshi cyane, mvuza induru birakebagura, nkumva ni nzembe, ukagira ngo ni amacumu cyangwa n'ishinge bikebagura mu nda. Abantu barafurura bavuga ngo ntago nzi igihe nayitwariye ngiye kubyara, abandi ati ni ibintu bimuteye, umugabo wanjye ati imbe bivuye hano nikoze ibi bintu, kandi abandi ati amaze iminsi atora ibibwana Byimbwa, ahangaha tubibona, ati ntawe uzi ikibyo ari byo. Ubwo rero bari bashatse umushebuja, ubwo ashaka ukuntu yashaka imodoka ngo banjyane. Mu gihe agishakisha hirya hino hamagara, batemo baranamwumva. Ubwo bagiye kwa muganga, bari bishatse imodoka ngo banjyane, ariko itarangeraho. Bangejeje mu muryango, abantu bavuga ngo reka tumuterure tumugeze ku muhanda. Ngeze mu muryango mvuza induru, numva bisa naho bicogoye. Nahamagaye Imana, mpamagara umva reka ngwe munageze kuri, ahamagara ibintu byose abona atazi, simba beshya. Ubwo ndangije numva biracogoye, ndababwa ngo ni mundambike hasi, kandi mundeke nduhuke, ntihagire umuntu uza kunkoraho, ndabingize ntimunkoreho. Ndumva ntangiye kuruhuka, mureke nduhuke. Naniwe navugije induru hose, imitsi yaregwa ko numva biroroshye, bimwe byandyaga. Baranyurusa, baranyihorera, bicara aho ngaho, abandi bakaza ati meze gutata, tubwiye ntumwihorere, nta kivuza induru. Yankora ati ni muzima, mu mwihorera ruhuke. Nari imbere y'umuryango. Birangije ubwo igihe cyarageze kimaze kugera, bongera buracyabona sinkangutse ko bagakora, bakavuga ati ntago tumukoraho n'amakuvuza induru, atakanguka akongera akavuza induru. Baracanaho, bararaho, baravuga ati uyu muntu aracyahumeka, nta kibazo afite, mumureke buri ibimurya abanze yiruhukire, ntimumunyeganyize, mu mwihorere. Ubwo ngubwo birangije, bukeye bwaho saa 8 nibwo navumbutse, mbona ndi hanze, mbona abantu bacanye hanze, ndazi mwari mucane hano nziki, ati niwe twari turinze kugira ati ikintu kigukoraho, kandi batubwiye ngo ntutagiye umuntu gukoraho, tujya mu nshingano zawe. Turangije, none se mu mpibiryo, nabyutse mbabwa ngo ni mu mpibiryo. Barampaye ibiryo, ndamiraguye nk'umuntu w'igisambo. Abantu barambwira ati se ni inzara yari ikwishe, abandi ati ariko yanda irihe, abandi ati inda iri hehe. Nabyutse ntanda afite, ntabe naragaseteri. Abantu batangira kwibaza ati inda igiye he. Umugabo ati imbebe iciye hano, amaze iminsi aterera ibibwana Byimbwa, bigenze gute? Abibira mucanga. Nanjye kandi mbyuka ntarubabara, ntaho mbabara na hamwe, gushaka kurya, ntabe na gato ntacyo nibuka. Ubwo ngubwo bangomezaho, umugabo ati mujye mumba hafi, dore umugore abyutse ariya, nta kibazo afite, mujye mumba hafi tumurebe ikibazo cy'uyu muntu. Tugumaho ukwezi kwa mbere, nta kibazo mfite. Nago bagize ubushake bwo gutaba kujyana kwa muganga ngo barebe ko nta kindi kibazo bafite. Nta bushake, kuko njye narabwaga ati nta kintu ndwaye. Narabwa ati murambaza iki, muranshaka heki. Gahunda y'inda ntayo twabonaga.
ntayo twarebaga, ahubwo umugabo ku kazi yaragiye abaka amafaranga arabwa ngo ntayo barabona, agomeza ku kazi kumurerega nibamuha amafaranga washe kunjyana ku kazi kwa muganga, yashaka n'ubundi kunjyana ariko amafaranga bakayamwima ntibayamuhe. Ukwezi kwa mbere ukwa kabiri bamuherezamo 5,000, aravuga ati se anjyana muri prive bisanzwe, arabwa ati umuntu yaratwite none bamuhereza ibipapuro byuko nzajya kunyura mu cyuma. Bamuhaye ipapuro aragaruka akajya akora yishiza shebuja ngo arebe ko zanjyana kwa muganga abonye amafaranga banjyane kunyuza mu cyuma, amafaranga neza aragenda arabura, ndetse n'ige twanaburaraga muri iyo minsi sebuja yaramukamirikishije, ubwo ntiyayamuha n'igihe ubwo amajoro 2 igihe twanaburaye. ubwo ngubwo umugabo w'agahinda karamwica, bigeraho ahamagara nyine mama wacu ati noneho ngwino urebe nta ndagifite nta kintu agifite ati kandi yatangiye kuva. Araza barareba babura icyo babikoraho, mama wacu aravuga ati se ko mfite 5,000 twamunyuza mu cyuma, bagenda bakamunyuza mu cyuma. Iyo baranjyanye Kabutare banyuza mu cyuma baburinda, babuze inda ati nta kibazo afite mwitahire, nta n'inda afite. Turataha n'ibyangombwa nipimishijeho n'igihe nari maze n'ibisubizo bampaye turabitahana. Tubitahanye abantu baravuga harurura ati no kujya mu bapfumu warakuruzi, nanjye nkabwira ati nizeye Imana ihoraho ko ari izantabara. Icyo gihe nari mvuye mu baporo bihannye, ariho nyine nashyingiriwe n'umugabo wari bankoreye ubukwe. Noneho tugeze kuri uwo musozi umugabo yari umudivantiste, ubwo nibwo yatangiye gusengera mu badivantiste, niho ugiye nahinduye itorero mvaho nsengera mu badivantiste, bakajya baza bakora n'imisi ni sabati wanjye, kwitegura isabato akayitegurira iwanjye. Ubwo baragomeza abadivantiste bamba hafi, amatorero yose abadivantiste barasenga, bahamagara abarokore barasenga, bahamagara abanyagatolika barasenga, ibyo byose byanga kuvaho. Ubwo bibaye ngo birangije nibwo umugabo twagumye aho ngaho ndava none ntangira kuva pe ndarumye. Ubwo nibwo banjyanaga ku bitaro nanone universite, abantuza abadivantiste baba aribo bandwaza, abadivantiste bakajya basimburana guha barandwaza rwose. Birangije n'ubundi n'undi ntibayibona, n'ubundi ndiba ikibazo, bakambwira ati ntanda turimo turabona. Umugabo wanjye ati nzemera ngende, ubwo bari bandwara ahantu Kabutare niho narwariye, bamvana umugabo wanjye ati noneho tuzagira universite nyirizina bankorere controle y'umugore wanjye, ariko nta mafaranga afite nubwo abivugaga. N'ubundi yaranyuye aho ngaho aranyura ati reka njye gushakisha amafaranga. Aragenda arashaka niko mva, sinigeze nkama, navaga yambindaga ibitenge byanjye byose yari yarabitewe n'ubwo akanyibinda kure nanjye gucika intege. Ndava nkagenda mva ndaremba, maze kuremba nibwo yafashe umwanzuro aravuga ati agize Imana amaze gukora yakoraga saa 6 nijoro, hari n'igihe nijoro yantagamura akagenda akarara baza bakamuha nyine ibyo bakarara bibaza kugira ngo akore indi menshi. Baza kumemba 120. Arambwa ati wongeye kujyana universite menye ikibazo cyawe. Yanjyanye universite Butare, rero arangije baragenda baransuzuma bazana ibyuma byose, ibyo abazungu baraza bankoraho, abaganga bose baraza bankoraho baburinda. Kandi bakavuga ati niba arinda akaba ari ukuvira kunda, ese ni imihango isanzwe kuko inda twayibuze, ni imihango isanzwe. Ubwo birabananira mu byuma baburaminda. Bamaze kuburaminda nibwo abaganga baje 2 bansuzumye mu gitondo ati umugore aracyarimo hano, wagira ati aho bankubita 2 banjugunya muri eterine. Umugabo wanjye yasanga bakiza muri eterine, umugabo wanjye arabatukagura ati uyu mugore reba ibyangombwa byose dore ngibi, ngubwo yaritwitishaga ntanda afite. No ku musozi ntuyeho bakavuga ati atwita ibibyimba, atwita imiceri, wowe warageze ukavuga ngo umugore aratwite. Aho nari ntuye nyine ku musozi, umugabo wamuca intege cyane, ariko akavuga ati giye umugore wanjye nzi neza akatwite. Umwana akinaga mwumva yarageze mu mezi yo kubyara. Ibyo umugore rwose ntago yigeze antererana tukiri aho ngaho, rwose yarwanya urugamba. Nyuma y'iyo myaka yose byabaye ngombwa yuko bese afata umwanzuro bateranya amafaranga bajya kungurira imva mu cyaro, bavuga ati mujyane kwa nyina wabo ari hapfira, niho babonaga ngiye gupfa.
bateranya abafundi bateranya amafaranga agenda nteruye bageze ku musozi banjyana kwa mama wacu. Geze kwa mama wacu abona ndo umunyantege nkeya koko atangira kunshakira ibiraso by'inka, amaraso y'inka bakayatugusa bakajya bayamenaho, bakajya yandi bakateka igikwangu kigafatana. Yarande bakabona nta maraso ngifite, akambwa ati nta maraso agifite, reka tushakishe nako dukora ubukorikori bwacu nk'umubyeyi amfire mu maboko ariko ikintu nakoze. Akavuga ati none ndangerageza nshake ishyushyu tuyimwe ibintu bimugarura amaraso nabi betara byose bagakoraho. Agenda yahira umuti akamwa ngo usengere tuzi ko wizera, wanza abapfumu Imana yo mwijuru zakurengera, akambwira amagambo yo kunkomeza nawe. Birangije nibwo mama wacu akajya ahira umuti akawuzana hawusengera akawura akati humura sinjya mu bapfumu, ndawahira hari ahasanzwe nze n'umwana azajya agenda kuko ahira usengere. Nkawusengera nyuma y'icyumweru ndiyo amaguru mbona atangiye kubyimbuka. Mu kindi cyumweru ntangira kuri imbago nkabajya afata ku rukuta gahoro noneho mu kindi ndadiyara cyane ngarukira kunoza barongera baranyondora. Ubwo ngumaho mu kindi nanone ntangira kujya noneho nshinga amaguru atangira gukamuka. Ambwira ati nyamara Imana irimo gukora imirimo. Abahanuzi niko bazavuga ati witeka hari icyagufiteho, humura uzabyara umwana w'umuhungu. Habwa ati mumbabarire umwana w'umuhungu ngiye natwaye inda ariko ntabwo ari umuhungu ngo ninyabingi ubu nzabyara, wimbabarire sinzamenya naho izaca kuko nzi neza ko byarangiye. Ubwo nyine bakambwira uzabyara umwana kandi ntandababona ati humura witeka kugana uzabyara umwana w'umuhungu. Habwa ati umwana w'umuhungu azaca he kandi inda yagiye kera, habwo ngiye gupfa. Ubwo nyine bakambwira ati humura Yesu agufiteho umugambi. Ubwo ngubwo bakambwira gutyo bakigendera. Mu cyumweru cya 4 cy'ukwezi nari ngiyemo nibwo yakomeje kumpa umuti aramvugutira amaguru akamuka burundu. Ntangira gushaka kurya, ntangiye gushaka kurya mpera kunuze ku myumbati bayigira ikintu cy'ikivuge bazana urusenda, nirwo natangiriyeho ntabwo ndashaka urusenda bakahashiramo. Wari umaze igihe kingana gute utarya? Nari maze iminsi myinshi bampaga ibintu by'agashyushyu bakampareza n'ibyo kiregesho cy'amaraso kuko mu rugo iwanjye ho ntago naryaga. Sinabona gunkorera ibyo kose nari mbishoboye. Bari barantangije nk'umwana muto ku rurimi rwari rwarabaye nk'urw'umwana w'uruhinja. Ubwo rakanangiza akajya bafata amaraso bakayama ku ngufu. Nabireba ko nubwo nta n'imbaraga bikagenda nyine nkabirya nta kundi bikagenda, kandi mahitamo nari mfite. Ubwo rero birangije n'amata y'inka byose bakabimpa. Ahubwo hari naho bagiye kunkamishiriza ya nka ya kijyambere ihene ya kijyambere, nayo bajya kuyikamishaho amashunushunu, nayo yarayazanye yarayampaye. Nta kintu atampaye uwo mubyeyi. Ubwo ariko muri iyo minsi amaguru atangiye gukamuka, noneho batangiye kweka umwana hazajya yahira umuti umama yagiye gucishura kuko yari umama nawe ucishura. Akagenda mwahire usengere mu gitondo unywe nimugoroba nuko ntaraza nurangiza wowe wigumiraho ujye usenga Imana. Babikora gutyo. Ubwo ukwezi kuba kurarangiye ari byo nako amaguru yatangiye kubyimbuka, amazi yaramaze kuvamo. Mu kindi rero cya 2 nibwo nanone nongeye kudiyara. Ngarura ibintu byo kudiyara cyane, ndongera ndadiyara. Uwo makije ntaho yagiye aguma aho ngarongera aragomeza ampata ya mata na bya bindi bagomeza kwimata, ndetse bazana na fata n'amagi ngo yongere byongera amaraso. Ibintu byose babikoragaho, ibintu byongeraga amaraso byose babikoragaho. Ubwo kandi nubwo zari rimeze gutyo, nubwo nadiyaraga nyine urumva ko ntari bwakame kuva. We nari nkiva, niyo mpamvu bamaga ibyo bintu byose byongera amaraso. Ubwo noneho ibyo cyarageze kimaze kugera mu cyumweru cya 3 cy'uko kwezi nari ndimo, nibwo kuva nagiye kubona umva birihagaritse. Nareba mu gitambaro gasanga nta birimo, byarihagaritse. Nta muti runaka usibye umutima yagomeje kumvugutira. Nta mupfumu runaka wahakandagiye, gusa narasengaga nta muntu runaka wankozeho ngo hagarike ibyo bintu. Ahubwo nagiye kubona mu gitambaro umunsi muri icyo cyumweru cya 3 mbona igitambaro byavagamo ntago bikiva. Ikindi cyumweru cya 2 mbona noneho ntago nkiva, sinkibinda. Ari nabwo imbago natangiye kumva ngomba kuzireka nzinjugunya nkishyiramo nanjye kanyerega ngo nkasenga Imana. Havuga ati umva nakize
nkazirekura akagenda ndara ku nzu cyangwa se bakafata akajya mu marembo. Icyumweru rero cya gatatu cy'uko kwezi nibwo imbago nazitaye burundu. Numva agiye ya makaro yamfataga ntayakirimo. Numva nabaye muzima. Abakozi b'Imana bakaza benshi ntazi n'abaturetse ati Uwiteka aragutabaye, Imana ikugiriye neza, ubyaye umwana w'umuhungu, ati kandi humura uzakira. Ntanda kuko nyine namaze kumera nk'umusazi ibyo mu mutwe, numva nta kizere mfite. Hamwe ati ndi ni gute mwambwa kubyara kandi mfite nyabingi mu nda. Yageze igihe yakavutse ari umwana, muzi ko ari umwana ubundi nyabingi yita yibirika ko n'ikigini kiri mu nda. Ubwo muri iyo minsi bari bamaze kuvaho ndongera asubira kudera, ubwo yari ishuri ya kabiri Indaye cyane kikagonga. Nkamagara abo bana b'uwo mama aribo babyara nyine baba kwa mama wacu, ati nimuze mufate ndapfuye mumve ikintu kiba kiragongera mu nda. Baraza baramfata bagenda barandyamisha, mama wacu nta wari uhari icyo gihe. Ubwo nijoro ahaziye barongera baranyondora bagenda bansuka ibyo biregesho. Mu gitondo cya kare waje kubyara nibwo nagiye kuma numva ibintu bitangiye gukubita hasi. Numva ibintu by'ibicuro bikubitagura. Ndamubwira ati noneho bigiye gutoboka hasi. Noneho bukeye bwaho nibwo naberetse mbona bitangiye kuzamuka bifata urubavu, bitangira guhombanya. Noneho nibwo yaravuze ati ni nyabingi. Mama wacu ndaza ndamubwira ati dore noneho ngiye guturika. Arambwira ati ngaho fata kuri ndusenge. Turasenga naturanga waturi kubaho watura umwana. Ndabikora ndangije arigira ati nyamara Imana yagiye kugutabara, ati ndabona ari umwana. Ubwo mu gitondo tagenda no kitangiye gukubita burundu. Noneho baravuga ati mama wacu ambwira ati uyu ni umwana ntago ari nyabingi, atusege usengera umwana ko agomba kuvuka neza. Muri iyo myaka 3 umwana yaravutse, mbyara umwana mwiza, ariko mbyara bambaze. Mbyara umuhungu nizeye ko bahoze Daniel. Ni ukuri Imana yangiriye neza. Mu mwaka wa 2000 yavutse 2002. Imana yankoreyemo igitangaza, mbona Imana. Ababyeyi bankurikiye, bapapa bankurikiye, bakobwa bankurikiye. Ni ukuri yo ni Imana, namwe mwizere. Ni ukuri sinagiye kwa nyabingi, sinagiye hehe, ariko Imana yarantabaye. Uwiteka rero yakoze imirimo. Ni ukuri icyo gihe cyose nubwo bitagenze neza, nyuma y'icyo gihe nahuye n'umubabaro. Nageze igihe mbyara umwana wa 2, umwana wa 3 nabwo njya kumurwariza i Kanombe. Biba ngombwa yuko ibintu bitangiye guhinduka, biba bibi, umugabo atangira guhinduka. Birangije ubwo umwana mujyana kumuvuza, mugejejeyo. Abantu mwese mudukurikiye, Mukashema yageze ubuzima bugoye. Nyuma y'icyo kigeragezo cyose cyo kukirima kwinda kw'imyaka 3, gushaka ari mutoya ntabwo byari bimworoheye. Afite ubundi buzima rero bushamikiye kuri ubwo ngubwo. Nyuma y'uko ibyo myaka yose ashize arwana n'icyo kigeragezo, hari n'ubundi buzima bwakurikiye bwabaye bubi cyane, ndakeka kuruta ubwa mbere. Nagira ngo twebwe mudukurikiye, natwe turi gutanga kino kiganiro bitewe n'impamvu se bwite yambwiye, twubaha igihe cy'umuntu kugira ngo tuzacumbukure ubwo buhamya ikindi gihe. Ndamushimiye cyane ko yampaye igihe cye. Mukashema wakoze. Murakoze.